Okay, ndabasuhuje bakunze mudahwema gukurikira umuyoboro wa P-Mining TV, umuyoboro ubagezaho ikiganiro cya Pi Network. Nongeye rero kubaha ikaze muri iki kiganiro aho uherereye hose, nimba uri mu Rwanda nawe uri hanze y'u Rwanda ukaba ukurikira P-Mining TV, guhaye ikaze. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibyavuye muri Pi Today yabaye ejo ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Ndatekereza yuko buri muntu wese yari afite amatsiko ndetse no kumenya n'ibijyanye n'iyi Pi Today twari twiteze turi benshi. Uyu munsi rero nzanye bimwe mu byavuye muri iyi update cyangwa muri iyi nsanganyamatsiko twari twiteze turi benshi, kugira ngo buri muntu wese abashe kumenya ngo ese ni ikihe cyavuye muri Pi Today. Icyo usabwa rero nta kindi, ndagira ngo tugendane akanya ku kandi, ntihagire umuntu n'umwe wihutisha iyi video kugira ngo nawe umenye ibyo usabwa muri iyi update twahawe ejo ku munsi wa 28. We mushyashya rero kanda subscribe hanyuma ukaye no kunzogera kugira ngo tubane mu kiganiro cya buri munsi. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, kanda like, usharinge maze usige igitekerezo cyawe muri comment. Yes, mbahaye ikaze. Uyu munsi rero twagarutse mu byavuye muri Pi Today. Bapayoners, namwe nshuti za P-Mining TV, nawe utarinjira muri Pi Network, uyu ni wo mwanya, iki ni cyo gihe wandike muri comment umbwire ngo ndashaka kwinjira muri Pi Network, turagufasha. Okay, hanyuma rero nk'uko twari twiteze turi benshi, Pi Today yarabaye ku itariki 28 kandi yazanye udushya twishi cyane. Yazanye udushya twishi cyane, aho yaje yahinduye byinshi cyane twari twiteze. Murabizi ko atuzaniye iriya app studio, turayisanga ariya muri P browser. Abashaka kuza kugira gusabana apps yabo nabo ndaza kuyibafasha. Okay, yatuzaniye iriya manager account. Yego, urayijyamo ukareba ibyo, urayijyamo ukajya muri profile yawe ukareba ibyo usabwa. Yes, yatuzaniye byinshi cyane. Ibi rero nibyo tugiye kuganiraho akantu ku kandi, hanyuma nawe umenye ngo ese ni iki nsabwa kugira ngo ikore kandi byihuse. Hanyuma rero turatangirira hano kuri iriya apps iri hejuru. Nujya ku mininga urayikasanga ari hejuru handitseho ngo Pi Today. Ziriya step urasabwa kuzuzuza. Nabakoreye video y'ukuntu muzuzuza ziriya step zose. Genda uzuzuze neza uzirangize, nta kigoranye, nta verification bagusaba, ni ukugenda ukandaho bakugeza aho ugomba kugera, ugaruka usubira ku step ikurikiyeho paka zose uzihetuye. Hanyuma step wenda iza kuzamo akantu kagoranye ni iriya step ya Fiesta form. Fiesta form biraza gusaba gushyiramo agafoto runaka kagaragaza Pi Today. Hanyuma kugira ngo uze ukohereza akagende, ni ukuza kuba ufite tokeni hariya kuri Fiesta form. Abantu nabwo musaba muza gukenera ku mining azira tokeni zabafasha kohereza wenda no kuganira kuri Fiesta form. Namwe munyandikire muri comment nze kubera ukuntu wazajya uzimayininga ziriya tokeni, kuryo nawe wazajya ugenda kuri Fiesta form ugashyiraho ikiganiro ukaganira n'abariho mwese mukaganira. Okay, sorry, ni karibu rero abantu muza gukenera kuzimayininga, namwe ndaza kubafasha. Okay, hanyuma rero ziriya step ni ingenzi, kuko buriya iyo wamaze gukora ziriya step uko ari sinibuka umubare, ariko numara kuzihetura zose ukazirangiza, biraza kugaragara yuko nawe uri mu rutonde rw'abapayona bitabira ibintu byose. Buriya ikintu cyaje ntukagikereze, kuko buriya hari impamvu kiba cyaje. Mugerageze rero muri ziriya step zose muzikavaringe.
aha hanyuma rero si ibyo byonyine baduhaye kuri Pi Today, baduhaye ndetse n'ikindi kintu gikomeye cyane. Uriya nujya muri ecosystem urasanga ibintu byose byahindutse byose. Badushyiriyemo izindi apps, ariko izo apps none batuzaniye nabwira ngo ni umuti. Zaza zisobanuye ibintu byose pe, si ukubabeshya. Urareba abazizanye, urareba hari twari dufite za mainnet, testnet ndetse n'izindi n'ibindi bintu runaka tugenda tureberamo ziriya apps ukuntu zigenda zikurikirana. Hanyuma apps ziri muri mainnet zamaze gukorerwa verification zose baziduhaye ukwazo, ndetse na Pi bamaze gushyiramo. Uragenda ukareba Pi zirimo, ikintu cyose uragisangamo. Abantu mushaka ko tuza kugendana, muza gushaka yuko tuza gufatanya, ndi hano turaza kubikora nta kibazo. Tuzabikorera amavideo ku bantu muza kubyifuza mwese. Hanyuma iriya ecosystem yazanye utuntu twinshi cyane, yazanye impinduka nyinshi cyane. Abantu mwese ndabashishikariza kujya kwisura, hanyuma namwe mugatangira kureba ibiri muri ecosystem ya Pi network. Bantu mwese mugende, bantu mutazi kureba muri ecosystem, murinjira muri Pi browser. Murinjira muri Pi browser, amanyuma scrolling uzamura, uraza gusanga hasi ahantu handitse explore ecosystem. Hanyuma wari ukanda ahita kujyana muri ayo ma apps baduhaye. Hanyuma rero si ibyo byonyine, hari byinshi cyane. Pi Today yaje yahinduye byinshi cyane. Hanyuma bantu mwese ndagira ngo mbabwire akantu k'ingenzi ngira ngo buri muntu wese ahita akora. Ari nayo mpamvu nabwiye ngo ziriya token zo muri Fiesta form turimo tumayininga, nawe ugomba kuzimayininga. Nimba utazimayininga, zimayininga. Kubera iki rero? Urareba hano kuri profile. Kuri profile biragusaba kugira ngo chatinge, cyangwa ni ngombwa, usibye ko atari itegeko wenda nta kintu ryakwica, ariko noneho abantu bawe wamaze gutumira bari kuri profile yawe mu chatingana, yakabaye byiza yuko mujya munaganira. Kuganira rero ni uko uzakuba ufite ziriya token zo muri Fiesta form. Kugira ngo uzajye ubasendengera information ushaka kubahereza, nabo wenda baguhereze bagusubiza ibijyanye n'iyo information. Sorry rero, Fiesta form ziriya token muzimayininge pe, nta kintu zisabwa. Ni ibintu byoroshye, ni ukureba aka publicité baguhereza token. Ukorebye publicité baguhereza token. Hanyuma hari n'uburyo bwo kuzigura. Bibaye ngombwa wanazigura igihe ufite Pi kuri available balance. Abantu rero mutaragira Pi kuri available balance, hari no kuzimayininga ku buntu. Muze kunyandikira mwese tufatanye tuzimayininge. Niyo mpamvu nabwiye ngo kwiga ikoranabuhanga ni ngombwa. Tukamenya ibintu byose, tukamenya kubyikorera, tukamenya gukemura ikibazo cyose wahura nacyo muri system yawe nta muntu ubigufashijemo. Tugerageze turabapayona kandi tugomba kwishakira inzira. Tubintore ntitubintora amayugi. Dushaka inzira zatugeza ku bisubizo by'ibyo dukeneye. Tugerageze buri muntu wese nk'umupayona yishakira inzira, kugira ngo nawe hatazabaho urwikekwe rw'uko atigeze agira icyo akora. Ahubwo nka kugira ngo uzahombe wowe utarakoze, ahubwo kora ushinje Pi network yuko yakubereye scam. Aha rero batuzaniye update nyinshi cyane. Ahubwo icyo dusabwa tugerageze nk'abapayona
tugerageze dukoreshe systeme, tugerageze twinjire mu ikoranabuhanga, buri muntu wese ajya abasha kumenya uko yabyikorera, hanyuma natwe tubashe gukemura ibibazo tuba twahawe muri Pi Network. Turashimira rero Pi Network, turayishimira byimazeyo, kuko uko byagenda kose baratwereka yuko bakomeza gutekereza abapayona, nubwo abantu benshi cyane ibyo baba biteze atari byo bisohoka, ariko nanone ntabwo bivuze yuko icyo ushaka aricyo cyaba. Tujye twemera, buriya bajya baca umugani bavuga ngo umutindi arota arya. Buriya natwe indoto zacu ni amafaranga pe. Tujye twemera, buriya icyo dutekereje tuba dutekereza yuko dukeneye amafaranga, kandi koko nibyo, twamayininze payi dukeneye amafaranga, ariko noneho update ije tuyitekereza mu mafaranga, ntabwo tuyitekereza ku rundi ruhande tuvuga ati wenda hazamo igikorwa cyadufasha kuyabona, ahubwo twebwe dutekereza yuko byanga byakunda kuri uwo munsi bari buvuge ibijyanye n'amafaranga. Hanyuma rero mwabonye yuko AI rwose yinjiye muri Pi Network. Turaza kubireba, bantu mwese mumbabarire, tugendane hariya muri App Studio. Mwabonye ko harimo AI ebyiri. Ziriya AI ntabwo ziratangira gukora neza, kuko hari uragenda ukuzuza hanyuma ugatangira kuganira na AI, ariko iyo wanditsemo wenda yibaza ibintu runaka ikwereka yuko ikiri muri testnet, ntabwo iratangira gukora neza. Aha rero nabashishikariza yuko nk'uko nabibabwiye, nk'uko twakomeje kugenda tubiganira, tugerageze dufate umwanzuro, twige ikoranabuhanga, tugerageze tumenye tumayiningire ku gihe, buri muntu wese amenye icyo asabwa kugira ngo nawe ajye akora ibyo asabwa. Nimba ari telefoni, umenye ngo telefoni yanjye ifite iki kibazo, kubera iki itari kumayininga, kubera iki itarimo ifotora neza, kubera iki connection zitarimo zigenda neza, kugira ngo mbashe kwikorera amafaranga y'amayininga. Ibyo byose nuramuka ubimenye, nawe uzatangira kubyikorera utagiye kwirirwa ureba kuri YouTube ngo ese babigenza gute. Buriya nukora akantu gerageza ugafate. Nk'abantu wenda twigisha gukora ziriya mainnet checklist, abantu wenda twigisha guhindura password, abantu twigisha gukora migration, biriya byose wahagombye kubyiga ariko unabifata. Wenda nimba nkubwiye ngo uyu munsi wagiwe passphrase zawe bigenze gutya, ejo noneho uhita ubifata, ejo nanone n'ibyangombwa kuyiyoberwa uhita uyihindurira atagiye kugera kujuragera. Ariko tekereza ubikoze none ahangaha, wisubisiga aho ngaho akanya, ejo n'undi kibazo kiravutse urayibuze, wongere ujye guhigisha video ibikwereka. Mu by'ukuri buriya tujye twemera yuko urugero nimba ntazi ikiganiro cy'uyu munsi cy'ukuntu turi buze guhindura passphrase, ntekereza yuko abantu mwese mwabimenye mwagikurikiye. Niko duhita dutekereza. Aha rero wowe iyo umaze gutakaza za passphrase kuri uwo munsi wamaze kuzihindura, ejo n'ubundi ukazibura, kugira ngo uzabone indi video igufasha kongera kuzihindura bizakugora. Niyo mpamvu iyo turi hano turimo tubigisha, ntabwo tuba tubigisha ngo bikore, ahubwo turabigisha ngo bifate. Tugerageze rero, turi hano kandi turi hano twese kugira ngo tuzagire aho twigeza muri umushinga wa Pi Network, ndetse n'ibindi ntabwo ari wo wonyine. Tugerageze rero tubikore neza, kandi nzabashimira namwe muzanshimira igihe twese tuzaba twageze ku cyifuzo cyacu. Reka rero dusubikire ahangaha ikiganiro, bashimire bikuye ku mutima, kuko ni mwebwe tubana kuri uyu munsi, ni mwebwe nshuti zanjye, ni mwebwe nkesha byose, kuko mudahari ntabwo naba mpari.
kimwe nuko namwe ntahari nimwamura ahaga. Dufatanye rero twubake urugendo rwacu, mujye musharinga n'abandi, aho bibaye ngombwa mwandike muri komenti, mutubwire uko bimeze, hanyuma mukande like kugira ngo muhereze imbaraga iyi nzu yacu. Reka tuyite nk'inzu kuko niho duhurira. Twahereza imbaraga, tuyihe fondasiyo, twubaka amasima, tugire gute kugira ngo ejo itazasenyuka. Ndabashimiye rero, dukomeze tubane mu bindi biganiro bitandukanye, aho tuza gukomeza kurebera hamwe ibya Pi Network ndetse n'aho iza kutugeza muri iyi minsi. Bye bye, ndabakunda kandi dukundane kivandimwe.